JNTV Show. Reka twongere tuguhe ikaze we dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora, ariko ko ndibiganiro tukugezaho nabyo ni iby'ingenzi turabibashimira. Kuri ya gahunda yacu yo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina, uyu munsi tugarutse ku izina Jeannine. Ni nyuma yo kubibazwa n'umwe mu bakunzi bacu, umukunzi wacu dukurikira cyane yitwa Iradukunda Jeannine. Turagushimiye kutubaza buno busobanuro bw'iri zina. Jeannine rero ni izina rihabwa abana b'abakobwa rifite inkomoko ku Giheburayo ku izina Jehani, rikaba risobanura ngo Imana igira ibambe cyangwa impuhwe. Hari naho risobanura impano ivuye ku Mana. Ni izina ryandikwa mu buryo butandukanye bitewe n'igihugu. Reka rero dukomeze turebera hamwe ibiranga abitwa ba Jeannine. Jeannine ngo ni umunyakuri, ni umuhanga, uzi guhimba udushya kandi ugira umwete mu byo akora byose. Jeannine kandi ngo ajya avamo umuyobozi mwiza kubw'impamvu runaka aba afite. Mu buyobozi bwe yitwara neza, akavugisha ukuri kandi ntabogame. Akunda gukora akazi yumva kamuhesha ishema muri sosiyete ku buryo yishimira kubwira abandi ibyo akora. Aho akorera n'ahatuye Jeannine aba ashaka ko hari ahantu hatuje kandi hiyubashye. Ni umuntu ushyira buri kintu cyose ku murongo ndetse akanoza n'ibyo akora akabigiramo isuku ku buryo buri kintu cyose kiba kiraho kigomba kuba kigenewe kuba kiri. Jeannine nubwo adakora agamije gushimwa cyangwa se kwigaragaza, ibikorwa bye birivugira. Gusanga azwi. Iyo Jeannine ari umwana aba agoye, atavuga, yitinya, arakazwa n'ubusa kandi yiriza. Aba akeneye ko abamurera bamuha umwanya uhagije, bakamutetesha, bakamuganiriza ndetse bakamutinyura kugira ngo abashe gukura yisanzuye ku bantu. Mu rukundo Jeannine arirekura. Icyo ashoboye cyose aragikora kandi ntabwo uwo bakundana ashobora kwicuza kuko abikora uko ashoboye. Akunda kuyobora, gukora ubucuruzi, kwigisha no gukora akandi kazi yumva kamuhesha ishema. Reka dushimire umukunzi wacu watubaje ubusobanuro bw'iri zina rero, kandi nawe niba hari undi uzi witwa ko wahera kumusangiza iyi nkuru maze akimenya kurushaho. Nawe kandi niba hari irindi zina wifuza ko twagusobanurira cyangwa se ku yindi nyunganizi waduha, watwandikira mu saha hagenewe kwandika ibitekerezo cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook cyangwa se Instagram cyangwa se WhatsApp. Byose biri aho ngaho kuri screen yawe, wahera ko ukatwandikira. Kandi niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajya zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV Show, naho njye ndi Jean Paul. Mugira amahoro y'Imana.